Hello? Muyango uraho? Uraho. Ni Muyango Misi Photogenique ndimo kuvugana nawe? Ego. Madamu wa Kimenyi. Keza icyo dupfa arakizi. Ahubwo Keza ushaka kumugira inama. Keza nk'uko bivuze ngo twese turaba abadamu. Ibintu wankoreye please ntuzagire undi muntu bikorera. Hano mu Rwanda ku isi yose aho uzagera hose ukuntu uvuga neza ukuntu usobanura ibintu byawe biragaragara ko ibintu nyine byawe warabipanze neza biri ku murongo ariko ibintu wankoreye ntuzagira undi muntu bikorera turamubaza arahari uburyarya bwo kuvuga kitawirukanka ibintu Muyango ari kuvuga kumva ni ikintu cya mbere cyo ndi buhereho njya kuvugana nawe twavuganye kuko dushaka kunga abantu ko Kimenyi nawe nimba yicara akaba yafata ibintu byo mu rugo hagati hold on Dekati wamba bari utongera kukaza kuko buretse gatoya Kimenyi yabwiye uno mukobwa yuko buretse man nawe wishire mu mwanya wa Muyango bro sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire tutabiciye ku ruhande Iziruma sinubwuvuze mwene ngo yabinyumviyeho Slim Jesus. So please wiza rero kunshinza ngewe ahangaha uri kunyumva nimbe warumvisha ibintu imihanda tegereza urebe ikiri ukuri ikindi kintu Muyango naza ahangaha avuge si ibyo bintu biri imihanda koko ibintu ku ruhande Keza ngewe twaraganira reka mureke kuko ibi bintu nimukomeza kugenda muca hirya no hino ntago biri burangire ibyo bya Didi tubireke Keza ngewe twaravuganye kuri telefone uretse ko wenda uba wumvanye Dekati umeze nk'umusaza akavuga ibintu nawe ukabisubiramo Brian Deka uretse mubwire Brian ntabwo bivuze uri undercover ujya kukubita ikindi cya kabiri ushaka ko bino bintu bashaka kubiva umuzingo uraza kubonamo umuntu utari umva tuyatubwire Keza twaravuganye sibyo rero kuvuga ngo ureke kwivugisha ngo numvishe ngo rumazi ntazo wumvishe kuko nyine nawe okay ntari bishobora no kuba warazumvishe ngewe I don't give a shit kuko uretse na Muyango abakobwa mwirirwa munshinza mw'iyi mihanda nibagira uko bangana kandi ndanamaze namwe ni mubishaka muzagende mubikore cyangwa murorere uri kumva Keza ngewe nawe twaravuganye Imana imbabarire iyi telefone usiri kodi ndayifitera ariko simbizi ndaza kubireba nuko nanjye mba ntibukana ibintu byanjye nabitaye ngewe turi kuvugana narakubajije none se ikibazo gihari hagati yawe twavuganye umwanya munini turaganira urambwira ati Brian ngewe Kimenyi ni inshuti yanjye ariyo mpamvu uyu ngo Kimenyi ngewe Imana imbabarire ubundi Kimenyi ni uri inyuma y'ibi bintu byose mureke guca ku ruhande muvuga ngo ibingi oya okay wenyine kandi Deka nako unani wowe Godfather urabizi kuko Kimenyi nawe aravuga shu sibyo kandi Keza nawe Kimenyi muraganira sibyo Kimenyi agira umunwa icecekere Dekati buretse mbabarira w'imvugo Kimenyi agira umunwa munini cyane Keza twaraganiye ugera ahantu urambwira ngo Kimenyi mwaraganira mu by'ukuri njye numvaga yuko wowe uri kuri kote uko warambwiye ati njye ni kenshi nagiye mbwira Kimenyi iti wasubiye mu rugo mukaganira mukiyunga n'iki sibyo siko twari turi kuganira ariko wibuke ko buretse hanyuma urambwira ati Kimenyi ngewe Brian twaraganiriye ambwira ko Muyango yamunaniye ambwira ibintu byinshi ugera naho ngaho uranambwira ati bazi umuntu w'umugabo nyine uzukanganiriza akambwira ko ahindukiza umugore we ngo ahindukire nabyemere ndakubwirana ariko Kimenyi nawe nimba yicara akaba yafata ibintu byo mu rugo hagati hold on Dekati wamba bari utongera kukaza kuko buretse gatoya Brian Kimenyi yabwiye uno mukobwa yuko uretse man nawe wishire mu mwanya wa Muyango bro sibyo turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire mureke guca hirya ngo Didi ngo nde oya kuko ibi butiku ntabwo bwazapfa burangiye muvugisha Kimenyi yageze ahantu ahindukiza umugore akanga guhita ikibazo buretse ngende gukubwira nge se ndakubenge nose njye urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye simwe muri murangoroga simwe muri muravuga ngo ni nge wasenyeye Muyango wewe warwana we oya nyine bavuze ngo biravugwa yuko ngo wabigizemo uruhare ndakuyamye w'insaza Dekati ngo mwararanaga ngo mukabari mugatahana mu rugo none se tutarara mu kabari ko tuba turi gushaka amafu wececekere wumve nge Keza reka twaravuganye iyo ikoze ikereka Imana ibabari yibera kubwiye ngo ahindukiza ngo madama akaguhindukira
buretse wumve sibyo Keza ariko Keza njye tuganira twari turi gushaka ikintu cyatuma Muyango na Yves biyunga icyo gihe nyine na Keza turi kuvugana kuko abantu nyine bajyaga baza bakabwira Muyango kuko ndabyibuka ko ari umunsi umwe twari turi kuri piripiri umuntu araza aravuga ati rero reka nyemba bwiza ukuri mwishakira ikibazo aho kitari ikibazo ni Keza ntago abashaka yuko Muyango na Yves bakora iki babana abari mu gutwi kwa Yves ndabyibuka Muyanga muhamagara amubwira ati kubera iki uburi kugenda umvuga ibintu bitari byo yego pe kubera ko abantu bambana ndara mu kabari babona yuko ari ngewe mubi ariko nawe ntago uri umwana mwiza ko umvuga ibintu bitari byo amubwira no kuri Keza n'iki ndabyuka twari twicecege turi kuvugana na mushiki wa Kimenyi nari nicaye aho ngaho telefone ndaguspika uri kumva Kimenyi aravuga ati ngewe Keza naramubrotse ahantu hose ati nge Keza naramubrotse ahantu hose kuko aguma anzanira ibintu byinshi avuga ibintu byinshi ndira ibintu byinshi acanganyikirwa rero naramubrotse ahantu hose uri kumva ngewe Keza turi kuvugana Keza arambwira ati Bria nyine yenda na Muyango si shyashya na Yves kandi nawe si shyashya ariko ngewe iyo nganira na Yves ndi kumusaba ni Yves wasubiye mu rugo wenda ibyo bibazo byose mufitanye mukabikemurira mu rugo uri kumva Yves akazanyira akakubwira ibya Muyango akakubwira Muyango akamumanuka akakubwira ibyo mu rugo hagati ndabyibuka tukiri kuvugana ko ngiye na Keza twavuganye hafi isaha hafi n'igice ndakubwira ni ariko koko Keza niba koko Yves ari inshuti yawe umuntu w'umugabo warongo yagashingirwa akakora kwidrapa agakora mariage akajya mu rugo nimba yakifata akaza akakuganiriza ibintu byo hagati mu nzu gutya mu buriri ahantu abantu barara ari babiri akaza akabikubwira uko kuntu yabikubwiye yanabiganiriza n'undi yanabibwira n'undi kandi umuntu w'umugabo nawe Keza nta muntu n'umwe ntazibana zidakomanya amahembe abantu barashwana umuntu n'umugabo murarana mu nzu mugira ibyo mupfa mukabipfa ariko reka mbwiza ukuri hari ikintu bita ibanga hari ukugirira umuntu ibanga bitewe nuko wenda mufite n'ubundi buzima mwahuriyemo sibyo rero niba Yves aza akabwira ibintu Keza yakongera gukubitana na Muyango ahubwo ibyo bavuganye we agakubita akavuga ko Keza nawe hari ibindi yamubwiye uwo ni umuntu w'umugabo w'umwizerwa ni umugabo abantu bose umugore wari bugemere ko yamubwije ukuri na Keza aramwemera ko yamubwije ukuri nka best friend wiwe uri kumva ahubwo wenda nuko ahubwo Yves we yaza akavuga ati ikibazo nanga Brian ngo yagize gute ariko Brian nararushye Brian nkubaza mbaza nyuma y'ibyo Keza avuze urumva ko ari rumazi zenguruka mu Kigali rumazi zuko ngo wabigizemo nizo nagarizo Keza abivuze oya ngewe nta oya reka nkubwire ka Muyango ngewe dukorana mu cyumweru dukorana mu kabiri dukorana kuwa kane dukorana no kuwa gatandatu Muyango nshaka ko kwibariza sibyo uretse nyine mbanze nsubize kati nawe urambaza kuko ngewe iyo record reka nze nyishaka ndabizi neza yuko ntari buyibure ndayizana nyi play inganga nubwo ifite umwanya munini ariko ntari ibyo twavugiyemo ibyo ikibazo ngewe nababwiye ngo Yves uza akakubwira we nka best friend kandi reka uretse narasubiza de kati reka nkubwize ukuri ufite umugabo mwabanye mwasezeranye mu nzu sibyo ukabona wenda n'inshuti ya runaka baraganira uwo mugabo icyo utamenya buriya abantu bakundana cyangwa se abantu babanye aho biyungira no mu buriri bahiyungira bakongera bakakugira injajwa ni urugero ndi kugwa kandi ibyo ni ibintu bikunda kubaho kenshi sibyo bakongera bakagira umuntu injajwa nanone umuntu akongera akazenguruka akongera akaza mukavuga iyo umuntu agiye akavuga ati ngewe Keza naramubrotse ahantu hose nta kintu muvugana nawe ni ukubera yuko babona ko wateje wenda icyo kibazo habaye icyo kibazo cy'uko ari kuriya ngewe urabizi ndagukundira kandi nanjye urankunda ndabizi ariyo mpamvu nshaka yuko usobanura abanyarwanda babyumve neza ibi bintu tutabiciye ku ruhande izi rumazi nubwo uvuze wenda ngo yabinyumviyeho ndabizi ko n'abantu muri comment benshi bajya babyandika n'ibiki byose before even we talk about this kuriya this is the time to clear your name mbere ko n'umukobwa wenda sinzi icyo ashaka kukubaza sinzi wenda niyumva ntakibajije ntakikubaza abaza ibindi wambabariye nkamubaza ijambo rimwe deka okay ngamubaza nta kibazo Buriya twaraganiriye sibyo
twese twari tugamije cyari ukugira ngo abantu biyunge rwose pe rwose sibyo kandi ibyo nakuvugishije ntago nigeze mbikora ari ugusinicinga ndaganiriza Yves kuko wibuke waravuze ati nsabira Yves njye ntituvugana basi buryo twavugana tukakemura ibibazo sibyo naragiye nganiriza Yves ambwira ko ibyo yambwiye narabigusubije rero wowe ibintu uri kuvuga sibyo muri aka kanya buri wese hano Brian sibyo tuvugishije ukuri buri wese hano agomba guklininga izina rye kandi mu buryo bwiza nta muntu abeshyeye nta muntu agonze nta muntu agize ati nkuko rero wavuze ngo ibintu ngo nabyumvanye ngo mbyumvanye none ngo Dekati n'ibiki uri kunyumva neza ntabwo mvuze ngo mbyumvanye Dekati mvuze wowe ngewe ngo mbyumvanye Dekati ngo ibyo ngavuze uranyumva ngewe nta kibazo mba mfite ibintu byinshi cyane ngewe ndagira ngo nkubwire ko ntuzi nanjye ho nakuye ibyo bintu ntuzi iki sibyo nagira ngo wenda wabikuye kuri Yves kuko ari we besto wawe wenda we abikuye sindi bukubwire ngo nabikuye kuri uyu nguyu sibyo sindi kubwira nabikuye kuri uyu nguyu Bria sibyo ariko ntaguzi ikintu cyabaye hagati ya hariya ngiye nawe tuganira cyatumye udahura nande nakimenye ngo twunge kimenye umuyango uranyumva neza gusa icyo nagiye nkubwire cyo ibyo ngibyo muri gushaka nge okay nago uri gushaka kunzanamo yenda abantu datuvuge ko ari abantu sibyo bari gushaka kunzanamo nanjye ndi kukubwiza ukuri ko nanjye tubyite ngo ibihuha kuko ngewe ntabwo ibyo bintu biba mpari sibyo bivugwa yuko wowe uri mu ruhare rurimo kuba batandukana uri kunyumva kuba rero uri kumbwira ngo cyangwa ntabwo twabiganiriye hano hari ijambo uvuze ngo ibyo ngo guhindukirira ngo umugabo ngo ibiki sibyo none se umugore rindira nkubaze warabimbwiye ntiwabimbwiye tuvuge ko twabiganiriye reka ngiye nkubaze warabimbwiye cyangwa ntabwo wabimbwiye reka kugira dukemure ibibazo narabikubwiye noneho reka nkubaze oya wivuga ngo dukemure ibibazo narabikubwiye kuko twe turi gushaka gukemura ikibazo kandi icyo kibazo ni ikibazo gikomeye nimba umugore w'umuntu atamuhindukirira ni ikibazo gikomeye kandi umugabo we niwe waje arabikwibwira wimbwira ngo umugabo we niwe waje arabimbwira ngiye ndashaka kubaza aho ngaho ikibazo simbikwemereye ko nabikubwiye ntabwo washakaga ngo dukemure ikibazo cy'abo bantu rwose sibyo none nimba umugore Brian adahindukirira uretse gato none uretse gato wivuga ngo musasi inzobe kuko byaba ari ikibazo inzobe sheri bisobanura ntago muri niba kugeza amazi bikorerwa mu buriri tukamenya ko muya ameza nimba nta kintu amumarira mu buriri sibyo Brian icyo kintu ni ikibazo cyangwa si ikibazo ikibazo gikomeye ndetse naranabikubwiye ngo ni ikibazo cyane ndetse Keza wabwiwe n'iki ko muyango wimbaza ibyo nabwiwe n'iki nimba ibyo none se Keza niba baramubwiye yagombaga kureka ibyo Brian avuga nibyo ashaka ko yarabyumvishije mu magambo narabyumvishije wimbaza rero ngo ibintu ni narabyumvishe kandi uwumva ibyo bintu atari byo wazamburanye nta kibazo yego uranyumva rero Brian ngiye nkuko nawe twashaka gukemura ikibazo cy'inshuti zacu Keza udashaka kwigira indyarya Keza udashaka kwigira indyarya uwo mugabo udashaka connecting impamvu cyamo Brian muri bibi Keza umugabo w'umugore ukubohokera akakubwira ngo umugore wanjye aranyima agwa kwisanzura ati Haleluya mfite abagore benshi bambwira ngo abagabo baranyima ntabwo nigeze ari kimenyi wabimbwiye uranyumva ntabwo nigeze mubwira ko ari kimenyi wabimbwiye mu buriri bwa Muyango na Kimenyi we ninde ubwo nyine hari uhari oya Keza wica ku ruhande none se ngiye muri kugira ngo reka nkubaze ikibazo kimwe sibyo mbere umva nkubwire Keza nkuko twari twatangiye tuvuga ngo kunga abantu rero wijya guca ku ruhande ngo ntago none se nyine ntitwabunze ntibyashobotse banza wumve banza nyine wumve wowe vuga ngo wijya kuvuga ngo nuyu kuko wambwiye umbwira straight urambwira ati tinya Bria utinya ahantu umuntu w'umugabo ababara akakubwira ababaye mu mutima ati
tinya ko bigeze kuri level nshobora kubwira umugore wanjye ngo namindukirire wese kuri kujya ngo bica ku ruhande kandi ariko byagenze kandi ko nta n'umutima munini warabibwiye ibyo ngibyo atari n'ibintu bya danje nta bintu bya danje none rero reka nkubaze Bria sibyo reka nkubaze ni aho ngaho nimba atamuhindukirira bakaba bavuga ko nawe muryana ese impamvu yaba atamuhindukirira ni ukubera muryana ibyo ngibyo njye tubivuga njyewe ibyo ngibyo njyewe tuvugana ntabwo iyo kese nari nyirimo kandi ndakikubajije nsubize Oh my god, my weekend is ruined. oya Ive wacecetse washano Bria, urazi ko ngukunda. oya mbabarira uri kumva ahubwo icyo gihe wa mugani kimenyi niwe wenyine waza akavuga ati impamvu nabonye yuko Muyanga atahindukiraga no kubera DJ Brian kimenyi wenyine wabikubwiye avuga gutya imihanda se nimba atamuhindukirira amakuru y'imihanda akavuga yuko wowe muryana muri mu mpamvu batandukanye ngewe ndabifite n'akaboro gatoya murabizi mwese nyine we icyiza nuko kimenyi ari we wabashije umwana yamaye ku plastic itajya uretse mubwire mubwire Keza amahirwe ahari nuko Keza nuko Kimenyi ari we wabumbuye umunwa wakabikwibwirira rero akanwa rero ka Ive kavuyemo ibyo plastic navamo yuko kavuga ibya Brian kuko ngewe aho ndahangaha ndi kubasobanurira ngewe uretse kuba Muyango dukora kandi nagari we mukobwa wenyine dukora nabazi ndaturakora nazikorana ariko Brian ndabasaba ijambo reka tubyihorere uretse gato Keza oya wibyihorera kubera icyo byihorera mwavuze umwanya muremure mwavuze ndasaba ijambo mwese mu muting kubera icyo byihorera ndasaba ijambo mwese mu muting ukatwumva icyo nakubwiye ngo oya Keza uretse gatoya ni mu mpera z'iminota itanu nshaka iyo record Imana imbabarire mbere record aha okay zana record mbere y'iminota itanu rero mureke duca amazimwe are you there mutapinge tugere ku 500 bitazana Muyango ibyo ni biki murimo mutapinge iyo goro muyire muyikunde tapote la famille mutapinge screen izo nyamarasanya kugira ngo batavaniraho live kuko no TikTok bari compliqué bya hatari mutapinge screen hanyuma noneho ikindi ndabasaba ufite ubasha gukora kuri wora ikoreho n'aba bantu bari hano abantu hano kuri pano mushyiremo indabo mugende mutangira we hari uzagize 450 na bingahe mu Rwanda man uravuze like 450 na mani na miliyoni barazigeza ibi ni okay ubwo dufite byinshi byo miliyoni barayageza twagiye abantu mutapinge screen abantu god damn it guys musharinge live mbere yuko zana Muyango musharinge live kuko turashaka kugira ngo hano turubaka c'est la famille comme none se burya umva nkubaze tapote oui umva se nkubaze ndakumva burya abantu basenye urugo bakaza kubishinja abandi uretse ibintu birakomeye ndimo kumva allegedly nibyo bivugwa erega no turaza kuzanamo n'undi mudamu uri muri Australia kubita plastic ni ntage gigo guys twagiye musharinge amaroses uretse gato mutapinga screen abafite muri roses muyashiremo musharinge live yashatse kuzura akaboro kadasiramuye kandi ndakasaba afite yari kandi hano turi kwisaba to dekati turi kwisaba turi gukoresha amagambo ari meza sawa wayibonye audio urabanza kuyikina Brian oya buretse ndacyarimo ndayishaka abantu bayishaka mutapinge screen bantu banje mutapinge screen abandi abafite amaroses singomba muyashire kuri Godfather muyashire hano ku bandi bantu umuntu ukunda hano hejuru shiraho roses mu dropping izo roses amaroza amagift muyatangiye kugira ngo pano ibe iri en forme kuko iyo twicaye gutya TikTok itegeza ko ari amarobo bakama dislike niba dislike so please abantu mukanda kuri goro muyikandeho mukore mutapinge screen musharinge mwarikemo good life ubundi tujye muri ngingo nyamukuru. Thank you so much. Abantu mufite icyo ufite cyose mutapinge ku bantu banyu mukande kuri iyo goro ndabona yambaye ubusa. Abandi mukande kuri subscription. Twagiye abandi mutapinge subscription ubusa. Twagiye. Twihuta. Iyo muze ngo mutapinga screen, ni ugufata agatoki kawe ukakoza kuri ifoto ya Godfather ugakoraho uwaga kutoki kawe ntikarambike ndikaveho. Twagiye. Hanyuma musharinge screen. Bibutsa ko Brian agiye kuzana audio ubundi Muyango ahita joining. Bibutse ko ku bantu muri ahangaha mwese muri Amerika, muri Estados Unidos d'Amerique. Nakubwiye ngo iyo audio ndi kwishaka ndebe ko nyifite simbizi niba nyifite cyangwa nayifite wowe hamagara Muyango ubu mubazibye mbe ndimo ndareba ko nyifite. Nubundi rimi ikubiyemo ibyo ngibyo nari ndimo ndavuga. Urakoze cyane twagukoze cyane. Ubwo mwamamagariye nka Kimenyi we yababa. Ndamuhamagara ariko mubaye ko tubuze kwishaka.
Dekati kimenyi si inshuti yawe muhamagara akakora umuhamagare gazi twagiye murabona abantu bari muri kimenyi nako gizaba inshuti yanjye kuva yakira imboro ye mugizeho mu ntizo amatwi gato abantu musharinge live mushize akantu k'akaboro gato hanze navuga ati Come on, my brother. twavugana nino nigandagaza musharinge live babi 4,000 hanyuma ndasaba abantu ku bantu bari muri Canada no muri Amerika kugira assurance y'ubuzima birakwiye murabikeneye ndabasaba kwegera umubyeyi umwe rukundi bamwita Terifine Iyarwema n'umunyarwandakazi uyu nguyu aragufasha kwa orientation ukaguhereza icyo bita assurance de vie akaguhereza assurance nziza mu by'ukuri ku buryo unyurwa ukaryoherwa so ndagusaba ikintu kimwe fata iyi nimero iri ahangaha kora screenshot y'iyi ngiri uri muri Canada uri muri Amerika ubundi joining Iyarwema Terifine uyu nguyu aragufasha kuguha orientation aragufasha kukugira inama aragufasha kuguha assurance y'ubuzima ubeho uri safe bikore mu bantu 2,000 bari ahangaha nizere ko niba uri muri Amerika waba uri no mu Rwanda ufite umwana wagiye ku ishuri muhuze n'uyu mubyeyi amuhereze protection y'ubuzima akugira inama y'ubuntu ntabwo akwishyura Keza afite abafana benshi twajya bose abantu tumaze kumuteka mitwe kimwe kumufana cyane man mutapinga screen tugere kuri miliyoni twagiye abantu comment afite abafana benshi barimo bandika bose ngo Keza timu Keza 10 takimenye uyu nuko Keza n'umuteka mitwe Keza yarongora kimenye kandi bibagiwe bakomeje kuryoherwa bibagirwa ko undi yashatse ese ubundi buriya umucumise na Keza akamucumita muyanga afite icyo kibazo guhamagara muyango ngiye guhamagara muyango bagire batapinga screen mujye ku 500 hanyuma ariko mbere ko mpamagara muyango mwoka byaramwe ndabasaba ntagira umuntu umuvugiramo Keza utega amatwi wumve for the respect man ibintu birababaje uyu mwana w'umukobwa kiya muyango numuha arahasuringa kubona aya masaha turimo gukinira ku buzima bw'umuntu abantu bari kubaka fitire biteye agahinda BNS in the house wowe listen ariko ubu iriya firaza kuvaho Dekati this what we call love brother reba ibiki umva reba nibwo nkigaruka nimba batameze ibintu bibyibushye nanjye datanigendera thank you my brother mukende abantu mutageze kiza kubana namwe ngenda giye ibintu agomba mbishaka kubyumva genda twagiye uvuze nimba mutameze shadi rimaseka iki amagambo bro ni mutameze ikintu gifite isano n'ishaka uretse gato reba hano listen to me ngiye wasitse uretse gato abasuraje n'abatamereze ndagashaka tagende niki mutabona murakarise mukomeze irashaka kuza hanga abakatasi bro ndagiye uretse kugenda urebe babikintu kibyibushye mwabicucuma oya ngiye umbe lion umbasekere niko reka turebe hano urareba ibitanga ese shadi mubaze umbaze iki mubaze wowe shembaza amakuru yawe na Kevin ndapfuye ni meza cyane turaryoshye murakoze karagaciyemo cyangwa uburyo bucece unajya benshi na mbeshe biki twikomeze niba urya Kevin urya nabi ibaza kana yakubyarira ese nicyo mwite mutekereza ubwonko bwanyu buba shaje nundakare ngo mbishyize hanze ukuntu ubwonko bwanyu buba buri hasi ibaze kuba tumeze neza turyoshye ariko ukahita wumva ngo nimba njyana nawe ese kuryoha ukoreshe gapote ibaze uriya mutima guteye yego ko namubyarira akaza barasa mbizi ukuri akaza bakubitiye ifani banyarwandakazi mu ndebe mu nkunde tugiye kugera mu mutapika tugiye ku 800 okay turi ahangaha mu nyemerere mu kujya live ahubwo nibanzanira inane mwereke okay ariko wamugani guys mutapinge screen mushe muturabo mugere muhereza iriya tagira umuntu ahera bakayikunda agira umuntu yitinya muforowingire hano muforowingire umuntu bita gogo muforowingire umuntu bita iribagiza muforowingire Dekati muforowingire Brian muforowingire bakabano abantu bose hano mu baforowingire please twagiye muforowingire abantu bari hano hejuru urumva twagiye muriteguye reka ndabisha ihangane bireka guseka Shadi I love you too ayo wagireka ko nese kana Godfather oui shaka umuntu nk'umanura ahangaha hagiye kuza umukobwa wandi washaka hagira umuntu mu mwanya umuntu wisaze inoni kango ni Sankara nta mwanya naba zamuni kango ni Sankara umuntu n'uwanjye uwo Sankara kore zamure nde Sankara yagiye agiye kuza arabikoreka mu kanya
uramuzi wa undi nyine washaka kuzamura ajya koza Okay. Buretse raje Kese kwa hari abantu benshi bashaka imyanya n'uyu gogo isimbi rwose ushatse wamumanira Buretse uravuga ne gogo isimbi gogo reka Gomba mu following ahubwo ubwo n'ibifaru yatangiye ngaho uretse gato abantu mukore kuri gogo nta mafaranga ageze amamana ku mutinga mike zanyu Muting keza batwaye amafaranga Dekati mwababarira mu commuting gato oya hari umuntu ugiye kuza man Hello Hello Muyango uraho Ni Muyango misi photogenique ndimo kuvugana nawe Ego Madame wakimenye Bambaza first amakuru yawe Meze neza aya masaha meze neza ndakusaba uburenganzira nkubwire ko nguhamagaye mfite abantu 4,000 kuri pano urampa uburenganzira kuvugana n'aba bantu cyangwa mba mutingure kuko uba ugomba kumpa uburenganzira mbere ko ngushyira on public kuri TikTok yego nta kibazo alright ahangaha ndi kumwe n'umuntu bita Keza Triska is it Triska cyangwa Triska okay ngira ngo uramwumva uyu muntu ageza hati Muyango akomeje kunyicisha inzara mu mujyi wa Kigali aho ngeze hose akajya kuvuga ngo arambanira n'igisigaye nitazanyirukanamo ko bwanjye Brian yagiye warayi Brian arahari so abantu bari ahangaha umukobwa ati ntabwo nzi cyuwo mubyeyi ampora sinigeze njya mwirushanwa nawe sinjya mwimishije ikamba rya Miss Rwanda Muyango anziziki itangazo waribonye ubu turi kuvugana ari kukumva niki upfa n'uyu mukobwa Keza Navuze ngo ntabwo ngaze ngicyo dupfa we ngo ntabwo azi icyo mupfa ari kukumva okay Keza urahari Keza uza Muyango musuhuzi wiriwe ati Muyango wiriwe uriyo neza Keza Godfa yes message rero reka nigenera yego abantu bari kutwumva most of them bari innocent abandi n'abafite bandi badashoboye kuza muri comment ngo bandike bitewe n'ibyo bazi cyangwa n'amateka n'ahise n'ibindi bintu byinshi yego so njyewe rero ni gake cyane nakomeje kubona muri comment ya Muyango hari igihe mbona umuntu ariko ibintu bya Keza ntabwo bakivugaho yego Keza icyo dupfa arakizi ahubwo Keza ushaka kumugira inama Keza nk'uko bivuze ngo twese turaba abadamu ibintu wankoreye please ntuzagire undi muntu bikorera hano mu Rwanda ku isi yose aho uzagera hose ukuntu uvuga neza ukuntu usobanura ibintu byawe biragaragara ko ibintu nyine byawe warabipanze neza biri ku murongo so keep it up ariko ibintu wankoreye uzi tuziranyeho njye nawe ntuzagira undi muntu bikorera kandi I'm glad ko ibyo washakaga wabigezeho ahubwo energy zindi uri gukoresha uzana ku muri social media ushaka kudragingamo abashuti banjye abashuti bawe abafana abantu bakunda ibyo dukora ibyo bintu nibyo ntari kubasha gusobanukirwa so amagambo yanjye nayo nigire mu kazi nawe yawe kubwira natwe turakora namwe mujye mu kazi muve kuri bino bintu cause ntago muzi source yabyo nimuzi uko byatangiye ntabwo muzi uko bizarangira uri kumana niyo mu ijuru twese tureba ikareba Keza ikareba na Muyango let's give it time ibindi byose ni ukuri Godfather urakoze kumamagara nayo magambo yanjye n'abandi bantu mumeze nka Keza stop it ntabwo ari byiza ko wavuga muri abo cyose yarakuvuze yarakwikodeye Keza nta muntu kurusha kuvuga arakubwira barabizi uravuga cyane tunagiye hariya tugatondesha imirongo urabizi uko byaba bimeze ahubwo rero ngaho nitwa amahoro y'Imana ndabakunda bye hasta la vista muze tujye muri show hano muri zariya ko wabanza kugenda akanshaka kubaza hari akantu kamwe gusa bashaka kubaza ikodi ndazibonye manu shimwe manu himba okay Muyango aracyari hano aragaruka yamwibona inongera Muhammad no sajya he unana umuntu mubashije man ubu n'uburyarya man turamubaza arahari ubu n'uburyarya bwo kuvuga katawirukanka Keza ari hano kuva saa 12 uretse gato Muyango arahari turamubaza yamaze
ndetse niba adafite akazi uyu munsi abafite akazi bareka Twagiye rero Brian mbere ko dukomeza abantu mutapinge screen record uruzifite Brian playing a record genda kure umva mubwire we barimo baragushaka so ugiye gatoya ninde uwo Dekati indi ushaka wowe ngo babikoherereje DJ Bria wambare ugaca amazimwe DJ Bria wambare ugashyira amazimwe ugaca amazimwe izo nuza pe kubera ko ubu ngubu nanjye ndashaka kumeneka mbabarira zikine nanjye ngire nibarize oya meneka n'ubundi rega meneka turika nabanza ashyire hanze bamukoreye muri iyi mba mubwire banza wumve mba mubwire umva mubwire ntuza njyewe ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ibyo twari turi kuvugana nyende kugira ngo ubundi Yves Brian arimo arahuzagurika mwabyumvise ko Brian arimo guhuzagurika oya bari kumamagarira Michael nawe urimo urahuzagurika ariko se barimo baramamagariramo wabakubye thank you my brother nese urakubye man ndabizugira phone ebyiri baboroke oya nashyizemo code ariko umuntu none se umuntu ugwamagara kuri WhatsApp n'umuntu ugwamagara kuri Snap wamubuza gute kandi uri online muboroke umva oya nago ngiye ndamuburukira mbanza wumve njyewe ikintu ndi kubwira Keza n'undi Keza iyo umuntu atamenetse nawe umenya ikibazo ahantu gituruka cyangwa se ikibazo ahantu kiva ikintu kimwe cyonyine nzi nuko ikintu kiba cyarabayeho njyewe tuganira nkuko wabivuze twashakaga kugira ngo twunge Muyango na ntuzana Yves sibyo noneho we urimo urashaka kumvikanisha ko ibintu ngo wambwiye Yves yakubwiye ngo wabyumvisha imihanda oya kandi mwenyewe ari we wabikwibwira ese kandi umubaza akabazo kamwe ko ibintu wabishyushyemo cyane ntago Muyango yaba ari umugore wawe gushaka gukavaringa up ariko se agora mu munwa gahambirwa ariko se wareka tukumva iyo audio reka nkubaze ikibazo kimwe Brian uri kunyumva yo Tesha wanije nkakinira kuri iyo phone yawe exactly ndi kukumva kwe ibintu Muyango ari kuvuga uri kumva ni ikintu cya mbere cyo ndi buhereho njya kuvugana nawe twavuganye kuko dushaka kunga abantu washakaga kunga pe washakaga kunga uranyumva ariko uvuze yuko ngo impamvu Yves tutavuganye ngo amutemeye ko twunga ngo ari uko ngewe ngo yavuze yuko ngo nge namusengeze ndira ariko none se amakosa nakubwiye Muyango yarayakemuye uribuka wowe uburyo wahise umbwira kandi ibyo nakubwiye nabyo biri muri record nese ubwo nta kibazo rero reka bize kuzamo niyo mpamvu reka ngiye nkwibarize kuko record irahari nta nigiye kujya turayikina hano idufashe no kwibika twaganye erega buriya mbere nuko uretse Keza mbere y'uko namubaza wibikeza ko udufite ibintu zo gusobanura uretse gato buriya Keza uracafite ibintu ngomba kudusobanurira Muyango aravuze ati wowe Keza umva nkubwire bavana uburyarya wowe nkubwire Godfather aravuze don't take a side I'm not taking a side ni gusubira mu bintu ndatekera side umuntu ari hano ni gukotinga amagambo umuntu avuze umva ngiye nkubwire I'm not taking a side listen to me aravuze ngo okay hagati okay bajije ariko twigira indyarya nawe ahangaha reka dufite abantu babiri barimo gushinjanya yuko umwe yasenyeye undi uretse gato Keza atubwiye ko atazi ikintu apfa na Muyango nicyo Muyango amwangiye Keza ashinya uretse gato yasenyeye mu yuko gasinya Brian yuko mwituyobya mwemuretse kuvugiramo mwemuretse maze munyumve nawe uri kunigana amagambo uretse gato ariko we Shashadibu ahangaha Muyango aravuze ngo ndamubajije Muyango niki uhora undi mwana umwanga ko atazi icyo umuhora iki wanga umuntu umuhora iki avuze ngo iki aravuze ati Keza ntabwo njya kuvugisha abandi Keza ntega amatwi Keza uri kunyumva Keza ati ndi kukumva Keza inyamaswa wankoreye ubugome wankoreye urabuzi
kwatabuvuga uretse gato yabuvuze ngewe pomade ariko wivuga wowe ariko mwabaye mu nahereye kare mvuga ngo navuga ikibazo dufitanye yakivuze ahangaha ari kuza ngo ibyo namukoreye umuntu bitakeze nawe gukora ibyo ngibyo akanga kuza hano nibiki akanga kuza hano ariko yaje kandi yamaze kubona ikibazo nawe nareke kwigira muri janta ahangaha ntabwo keza je none hayaje kuki muyanga ataza ngo yivugire mu gihe agomba bagiye gukora akazi no kunda amafaranga kurusha abanyarwanda bose umva nkubwire ntago keza aje none hadeka keza yaje mu gitondo kuko mbwira keza yaje mu gitondo ibi ngibi wumva tugarutsemo kuvuga nimugoroba keza yarari kuri live mu gitondo yarari kuri live ari kubivuga ari kubisobanura ari gusobanura n'ibyo byakimenyi mu gitondo yarari kubisobanura nkubwire Brian kangiye ndi gusubira Godfather ngewe tujya kuhamagara namubwira ngo live tuyishyire ikintu ngiye nshaka kumenya Brian na postinze mvuga ko umuntu dufitanye ikibazo kubera yambujije akazi navuga ikintu dupfa muri aka kanya ari kuza akavuga ngo ngiye ikintu dupfa ngo ndakizi ibintu ngo namukoreye ngo igihe cyose sinzagira undi muntu ngo mbikorera ngo ndabizi kandi ngiye ninjye wateye intambwe ya mbere rindira deka ninjye muntu wateye intambwe ya mbere ndavuga ngo muyango mbwira ikibazo dupfa iyo nza kubera icyo kibazo nyizi sinari butere iyo ntambwe ngo njye kwibarisha ibyo bintu ikibazo mupfa rega wibijyana kure kuko n'ubundi twabivuzeho kandi twabinabigarutseho none se rero kwitakagiye atabivuze ari ikibazo kandi nawe ubizi kandi ibyo nyine hamagara ni umugabo nive se kuki uri kumumuvugira hamagara yago ariko keza we twagiye Brian keza ijambo ni ryawe ntaje umuntu uvuga kuri muri keza ntaje umuntu uvugira muri keza ijambo ni ryawe ibintu muyango avuze mupfa uzi nawe cyane ngo ntuzagende ubikorera urabizi ntabyo uzi ntabyo nzi ahubwo nanjye nagira ngo abivugira ahangaha niyo mpamvu nabishyize kuri hano kuri platform kugira ngo abivuge ibyo dupfa n'abandi bantu babyumve noneho abantu ahubwo nibumva ndi mubi banyirinde niba numvishe neza ibi bintu muyango avuze akagushinja kubizi uramwigaritse kuko ntabyo uzi kandi nanjye ari ryo jambo rya mbere nahereye mubaza na postinga navuga icyo dupfa mbese barakivuze yaraje gukora iki se ko kandi yabibonye kuva kare ko namubajije icyo dupfa yaraje gukora icyo atagwisha ku ngingo nimba yarazi neza ko nta mwanya afite yari buze avuga ngo keza dupfa iki kintu naho kwijijisha ngo rero ngo keza ngo wowe ibyo dupfa ngo urabizi uzagira umuntu ubikorera nawe ceceka nkanga Godfather wabyumvise ko tukiri mu rushisho tutazi neza what the fuck is going on exactly reka twumve Brian icyo twumva uretse gatoya turimo tuyica muri cycle again reka tujye direct abantu benshi nta mwanya dufite wo kuguma ngaha muyango nimba beshyerwa Brian nimba beshyerwa ubeshyerwa nimba keza beshyerwa tubimenye yego keza wacumise hivi guys ibintu byabayeho ntibiteze no kuzabaho kandi mfite n'umuntu nabibwiye w'inshuti ye ndambwira ngo kimenye ntago ari inzozi za buri mukobwa wese i Kigali nimba babihakana bambwire nza nizo ntuza we Brian ntago ibyo bintu kare nabikweretse man uziko muyanga ari hana kakanya nako ndamubaza the same question ntago nabikweretse nkakubwira ariko ntago hari namubwiye yuko unuza atari inzozi kimenye atari inzozi za buri mugore wese i Kigali ntago ngewe ari mu nzozi Brian avugana nuza na muyango Brian mbabari uzi reka buriya izi conversation Brian afite zirimo byose ndahari buriya wambari ugashyize conversation hanze zose ubundi zikava mu rujisho guys mwatapinze isize batatumanura mwatapinze tapote Brian turagutegereje ndaje mani nimwe bemuvuga okay kwa tuvuga bwira abantu mutapinge screen murebe iyo goro muyikunde nimukora ibitangaza haleluya mukora ibisa n'ibitangaza tugende mutapinge screen reka twumvise none se keza keza ubundi iva imboro nini mani cyangwa ni kwa kubeshya ndagasa nabajije umugore wese umva Godfather wowe hari record nkoherereje uranyumva yizane nyikinde okay umva mbanze nkubwire oya keza imboro bavuze kuyizi ni nini ni ntoya mwumbuye intare ndakwiyamye wawe umva nkubwire wowe kwahiye kamwe dindira nyine mubwire Godfather we Godfather unyumva neza cyangwa ndakumva
ndagira ngo nkubwire ngo ibyo bintu uyu mugore aje akivugisha ahangaha yamenyereye kwigira innocente uranyumva neza Imana ishimwe bwo noneho aje akanavuga akaba abuze ikintu anshinza izo audio ugiye guplayinga zumvikana n'ubundi bwa mbere anshinza ngo yarazi ko ngewe mwanga ngo yarazi playing mwumve noneho Saidi yiwe Saidi yanjye noneho twebwe nimba mukunda Imana mukanga shitani ziplaying uko nziguhaye ari ebyiri ariko abanze azumve neza ko zitarimo ibigize icyaha nyamuneka batamublock kuko ribu turahari ntabwo ari byo ko yashyira ibintu byose hanze Keza nta kibazo Franco ariko hari ibintu biba bibabaje ngewe umuntu buri gihe agira innocent akigira warenganya akigira umuki gute se birindi yo bigeraho ngewe aza kunteranya mu kazi iyo ataza kunteranya mu kazi amatiku yenda yamenyereye drama ze ndazimenyereye kwigira innocent ndabimenyereye abantu bafite amashoti bakiyazi yo Franco iyo umuntu yatajya kuvuga kuri ngewe ashaka yazanye inkota n'ibiki byose kwigira gutyo mu Faransa nari mari ngewe Zerega n'umubyeyi nyuma y'ibi byose ndabamanura umubyeyi ariko ndabamanura n'umubyeyi Brian n'umubyeyi ndakamye ndi umubyeyi wawe ndi umubyeyi wawe uri umubyeyi uri umubyeyi kiburyo uri umubyeyi ndi nyoko ngewe narakubyaye ndimo ndumva record ibindi kubyumva bari kugufata oya uri kwikodi akari umwana wa kigoryi gahambirwa okay muri tayari nshyushye nyine audio sinzi kina wito mugere kuri miliyoni mutapinge miliyoni yuzuri abandi mukore kuri iyo gora mbite nkina audio reka ikintu tubivimuze nkine audio kina shyira hanze kina reka batapinge mutapinge skirimo kapfa ngo batabana ho live ndamutse hari muri byongereza akavuga amagambo y'ibishitani bahita bambaninga bro kino man uri mu biki bro uretse gato manza wumve sinjya nkora ikosa iyo ngiye kuguhamagara ariko bora kila kintu cya Mutesi Jolly cyampaye ishusho mbi mu buzima ntabwo ngiye ndikotinga umuntu sinaguhamagara ndi kuvuga warasebye byemere ko warasebye ariko ahangaha kugira ngo nisegure naranyereye uretse gato naranyereye ntabwo ari we Godfather ntabwo ngiye nahamagara umuntu ngo abandi bari kumva no Godfather banza unyumva iki kintu sibyo uretse gato banza unyumva iki kintu uraza kumvisha abanyarwanda Keza yahageze uretse gato so Keza disclaimer Sheri ntabwo nshobora kuguhamagara nta n'umuntu sinaguhamagara ngo mpereze imva cyangwa ngo unsobanure ukuntu bimeze ngo nguconnecte n'undi muntu cyangwa ngo mbwire undi muntu ibyo mvuganye nawe ntabwo ari Godfather ntabwo ari we ngewe ntabwo byabaye bishobora kuba wenda hari ibintu byahuranye ariko uwo singiye ntabwo nshobora so wabyitiranyije rero ntabwo ariko bimeze kuri ngewe komeza trust ikintu narinje hano ngo zamurijwe cyane ikintu narinje hano ngo mvuge ndagira ngo Godfather hari amachat nkoherereje ndi kuyabona kanyasome ntabwo rero hano ngiye kwita mvuga ngo ntabwo ngiye kwita mvuga ngo ibyo na postinze ngiye impamvu kubera ko hano ntabwo hari muyango sibyo ariko tuhere kuri icyo uyu muyango hasi ngira account ya Photogenic nindira ngiye ikintu ndi kukubwira izo chat nkoherereje ibyo bintu Madiva ari kuza akavuga ahangaha sibyo ngaho ushake iyo utazana ari kubabara ntabwo nabura kuza kubera ko ngewe ntabwo nkunda amatiku sibyo ikintu cya mbere ngewe banyoherereje tureke kuvuga igihe iyo show yapangiwe kuko aho ipangwa uwo Madiva arabizi neza ni wowe wabimusabye so rindira nkubwire Brian nabyumvishe nari mari sibyo so ikintu gihari chat noherereje Godfather kontra banyohereje bwa mbere kontra ya Shadibo kuyinyereka iri munsi ni kontra yanjye urebe nagiye ngira ku buryo amatariki agaragara hari ku itariki 7 z'uku kwezi
wabyumvishe nubireba urabibona nkuhaye screenshot and then Muyango yasinye kontra ku itariki 9 ubwo rero ibyo bintu byo kuvuga ngo sinari impari nako ngo sinari ndiho ngo najeho nyuma ngo ibiki no umuntu nimba ashaka kuvugisha ukuri avugisha ukuri oya keza uwe kontra bayikoye ku itariki 7 umva nkubwire Brian mbihaye Godfather reka bimanike hano ariko siko muzi kugiwe je na post nahawe contract ku itariki 7 Muyango yasinye contract ku itariki 9 ibintu kandi yatangiye avuga ko Muyango atarari muri amafaranga umubosi yayakongereyeho kubera ko Muyango yongewemo ntabwo amafaranga bayakongereyeho kubera ko ngewe Keza ari nge bongeyeho ngendane neza none by'umuntu arabyita iki wa mana Godfather wa post izo chat nawe nushaka umbwire nziguhereze Brian ngibi byagezeho muri kubona usome ngibyo ku itariki 7 urabona hejuru arabanzi ya Shadi hasi hagakurikira iyanjye muyifungu unushambwire nzikwereze ifunguke uyizane ifunguke murebe yizane ifunguye ngiyi ngaya amatariki ndari necessaire de kantieme kare nababwiye ngo iki nababwiye ngo hagati y'abana bakobwa babiri harimo abantu ugiye gufata amakontrakt y'abantu muyafungure byose okay none dukomeze twagiye murebe nazo dufungura kuko n'izindi n'iby'abandi byose ntabyo twafunguye uravuga wemeye yemere utemeye vuga story yawe tuyumve tutayumve ntabwo tuyemera nituyemera yego njyewe rero nari ndi muri iyo ntuza ahubwo Muyango bamwongeyemo Madiva nasaba amafaranga kubera ko uwo muntu atari ari muri projet na boss yemerera kumuhindurira amwongera amafaranga ariho haje kubaho indi kontra ya kabiri bagiranye kuko Muyango atari arimo Madiva we ngwamagaye kango baburetse nsoze icyo ngicyo rero ndatekereza impamvu yindi rero mwavuze ngo ntagiye kuri afishe reka tubigire clear Madiva wowe ntago nshaka kujya tujye mu bintu byinshi ariko urabizi neza ko wari umfitiye amafaranga and then jewe ndakubwira ngo nyishyura amafaranga washishetse mu n'umukobwa kavuga amafaranga y'avance y'iyi show turi inshuti ufite ibibazo byinshi nkuko wabivuze ko wari ufite ibibazo ati ufite ibibazo byinshi amafaranga y'avance y'iyi show uzaba uyama nta kibazo ariko ngewe kuva baguhaye amafaranga nyishyurayo wari umfitiye mbere and then nawe ugenda ukemura ibibazo nk'umuntu ngewe uzaba unyishyura anytime ibyo nabigukoreye nk'umuntu nzi ko wari ufite ikibazo uranyumva noneho bakambwira ngo genda ngo ninjye kuri afishe ndabikweretse Godfather ukurikizeho izo nuza bari kumbwira ngo postinge nkavuga ngo ntago nshobora gupostinga ntarabona amafaranga y'avance wabyumvishe aranyandikira aho ngaho ngo amafaranga nzayakoherereza mbere ya tariki 20 mwe musome ndi kugera nzihindagura tumaze ko urakoze ibyo byose birimo ngo amafaranga nzayakohereza mbere y'itariki 20 amafaranga yaramfitiye ngibi yagiye wayamaye mu bice kuko ufite ibibazo so nimba rongeye narakugiriye impuhwe singe kuhita mvuga ngo nge kuri afishe umereza amafaranga y'avance nagize kuko nashakaga kugufasha uranyumva so icyo ngicyo rero impamvu nagiye kuri flyer bwa mbere ndatekereza mwisobanukiwe kontra yari ihari nayihawe ku itariki 7 iyo nza kwemera kuyisinya ndatekereza ubwo nari bube nagiye kuri flyer mbere ariko naramubwiye nti urabona amafaranga ya mbere yamvuyemo ungiyemo noneho ayandi ya flyer urabibona hano abyemeza ko azayama mbere y'itariki 20 umusore device agenda nzajya hehe kuri flyer aho kubonera amafaranga y'avance
urumva ibyo ngibyo yavuze njyewe of course nk'umuntu riders barampamagaye nimba ndi kubeshya ibi ngibi n'ubundi babiri bugende bikajya ahandi hantu barampamagaye kugira ngo nzahakore kuwa gatanu kandi uwo nawe narabimubwiye nk'umuntu rero wari uzi ko mfite nzakora ikiraka kuwa gatanu ndamubwira ni njyewe mbwira ese ko reve ku itariki 20 zirenze warambwiye ngo nibwo uzamaho avance ko zirenze ayo mafaranga uzayama menye ko nzakora mu kirori cyawe cyangwa ntabwo uzayama menye uko nipangira izindi gahunda arambwira ngo reka umva ibyo ngibyo nge Brian ntabwo njya mu bintu byinshi mvuga ikintu mfitiye fact nta bindi bintu umva ibyo ngibyo yaba hari abadahari njye ibyo nandikiranye nawe kandi nabitanze musome muri abantu bakuru mwumve nimba ari icyo ikiri muri message nibyo ndi kuvuga nimba binyuranye aha ndamubwira ati rero wowe mbwira njye namubazaga nk'undi wese wemerewe bahaye kontra ntayisinye bakaba iyo nshaka nari bufate iyo avance nkamubwira ngo ideni undimo komeza urindimo ariko njye namubwiye nti no nyishyura ideni undimo ahubwo avance uzayima nyuma iyo nza guhitamo rero gutora iyo avance mbere nk'uko ubona nahawe kontra ku itariki 7 nakabaye aribwo nasinye kontra kandi Muyango yasinye kontra nyuma y'igihe ngewe bari barampaye iki kontra kuko njyewe nari mfite kontra ya tariki 7 Muyango yasinye ku itariki 9 sorry byagezaho Muyango yasinye uwo muhungu atarama amafaranga yanjye ndamubwira ngo nabyo ndabifite nabishaka ndabishira wishyuye amafaranga Muyango bivuga ko baguhaye amafaranga kubera icyo utari kunyishyura wabyumvishije ngiye rero namwakaga aya mbere ande nayo ngayo ya show ngiye wazaba yama kubera ko nubundi dusanzwe ari umuntu tubana so birantunguye rero muri aka kanya ahaza kuvuga ngo ngewe ngo naramusabye ngo nagize gute yo come on ngewe rero ikindi kintu ibyo ngibyo byo kuvuga ngo afishe maze guhabwa ibyo ngibyo yanabivuganagaho n'uwo mu boss urumva avuga ngo Shadibu na Keza kuko twigeze gukorana na Shadi ngo baratwitanu bakoreye n'ibiki n'abantu batanga show n'abantu bibiki Madivo taze gutuma mvuga byinshi ahangaha byo wavuze so ibyo tubyihorere tureke kujya mu bitari Madiva waravuze ngo dutanga shonge na Shadibu uri kunyumva neza uravuga ngo uzareba uburyo ibintu bizaba bishyushye ntago wigeze uvuga Muyango kandi Muyango yigeze yakoranyeho na Shadibu bwa mbere wavuze ngewe nande na Shadibu uranyumva neza so kontra rero tumaze kwisinya basohora fish ngewe ibyo byose mwabyumvishe kuva ku munsi wa mbere uyu mungu ari bajya kumuhereza contract twe turi kumwe urumva kugera kuri ntuza icyo gihe Muyango avuga ngo ntagashaka ko dukorana mwabyumvishe so rero ngewe ntago kuba ntarasinye iyo kontra ntabwo ari ukuvuga ngo bwari ubushake bwe ngo cyangwa ibiki bwari ubushake bwanjye kandi Muyango nta kibazo nari mufiteho ibyo ngibyo muvuga kuko iyo nza kuba nkimufiteho nari bubyanga icyo gihe cyose kuko ngiye nari narabibonye kare hose ko Muyango azakora muri iyo event nari narabibonye kuko ni ubu ngubu Madiva wowe umbwire nkore screenshot wanyiyoherereje kontra ya Muyango nyuma y'iyawe nyuma y'iyanjye yaho yari ari kunsobanurira uburyo batanzemo amafaranga n'ibiki aravuga ati ngiyi kontra ya Muyango kuntu byagenze gutya urumva ngewe rero nari mbizi ko Muyango agomba gukora muri iyo event Muyango rero kuba yari bukoremo nta kibazo nari mufiteho uranyumva neza kuko mbere hose ngewe nari mbizi ko azakoramo kandi nta kibazo namugizeho na nyuma yaho bamaye avance yanjye turasinya kandi nasinye mbizi ko Muyango azakoramo na mbere yaho ntarajya kuri afishe bamaga iyo poste kandi nkayipostinga iyo nza rero kuba ari ikibazo mfite kuri Muyango ntabwo iyo poste nari buyipostinge cyane nari mu bwate n'ubundi waranyishyuye amafaranga yanjye undimo reka kwirirwa nsubira kuki reka ibyo bintu byanyu by'ama event simbirimo kuko mfitanye ikibazo nande na Muyango ukira aho ngaho rero ubwe niwe wanyihamagariye arambwira rero ngo ndagushaka
njyewe ngiye gukoresha na rashes yes mageze arambwira ngo Muyango yavuze ibintu byinshi cyane we Madiva niba uzi ko mbeshya hari umuntu wari uhari aho ngaho ufite nimero ye nanjye ngira nimero ye tumuhamagara ze hano njye nawe nkunda amatiku bro uranyumva haje umbwira ibintu byose Muyango yavuze avuga nyine ntaranyanga yavuze mbikubwire yo Madiva ni bwa butipe bujajwe hagati y'abantu benshi buteranye akosha madi ntari urangije ndarakara ndavuga ati kuki nge nari nzi ko tuzakorana simugireho ikibazo Muyango namurangiye akazi buriya ntabyo uzi hari ntabyo uzi tujya gushwana na Muyango ubushize ibintu yankoze namurangiye akazi okay ibyo tubyihorere ntacyo niri biba ngombwa biraza uranyumva ndangije ndavuga ati ko ngewe Muyango namurangiye akazi kuki we yifuje ko ntakorana nawe ngo njye ntagashobora gukora ahantu ndi Madiva ubwo nambwira ko bamupropoje ko nakicarana na Shadibu kuko njye nta kibazo ngirana na Shadibu noneho Muyango akicara hirya ahantu tutaba twegeranye Muyango aravuga ati ntibikunda bisoboka urabyumva neza arabyanga nano nihagira umuntu umwe uvaho kuraho cyatesha n'undi nta kintu kimaze Muyangazi tesha manuka manura urwo rutwe rwawe okay uranyumva neza arangije Muyango yaduhaye amasaha 2 ko ndabamusubije nimba uzakoramo cyangwa utazakoramo kuko nukoramo ntazaza kandi avance twamuhaye ntago azayisubiza okay umubwire Brian Muyango arazamutse Muyango araje umuntu turavuga ijambo hari undi muntu ugomba kugenda hakaboneka umwanya tange nta kibazo ariko uretse gatoya man wica keza mu ijambo uretse gato wowe duceceke twese keza avuge agahinda afite oya sheri biguca mu ijambo ariko Godfa banza wumve kawe kuko kare ntabwo wari uri hano ntabwo wari uhari Godfa kare nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo uyu muhungu Madiva niba ataratwaye ubutumwa nabi ngo yongera abuhereze Keza nabi ibi bintu biramenyekana none araje avuza ibintu hano Keza ni uri kumunyomoza mwenyewe kandi niwe bavuganye none si ubu umbabarira umyutingure basi nawe ugira ikintu uvuga kuko riwe wabitangije uraza kunyemerera uretse gato ndashaka Madiva uretse gato ndashaka kubasaba ikintu kimwe Godfa da wabaye uretse manza unyumve ndi buvuge ndangize se cyangwa mbe urangiza ariko manza unyumve mu nyumve ikintu kimwe Brian hano ya wigenda kemba wigenda nta wajya kandi Muyango aje umva ikintu ndi kukuba ndi gusaba ikintu kimwe ndapostinze rero cya kontra kugera ku munsi wa nyuma kubera ko dekati nanjye nabibonye uyu munsi kirahari nagize yireke nyikohereze diva yakoze ikosa yarayibonye na Sadibu yarayibonye mushake ibara dukubita inzara za Diva tumukubita inda kuko ariko none mubwire rata Madi wowe ikosa wakoze nk'umuntu wari ubizi neza yuko nawe urabyivugiye ati ndabizi ukuntu abakobwa bani Kigali bagirana amabifu noneho wanabanjura navuga ngo wari unanabizi neza yuko ngo badashobora gukorana ngo Eida wenda Keza bashobora kubyemera ariko Muyango we ntabyemere icyo kintu wari ukizi urangije uranavuga ati ngewe ibibazo bari bafitanye nari mbizi imbere kuko Keza yarabimbwiye none se we wongeraga kujya kongeramo Keza kuki utabibwiye Muyango mbere umubwire ati Keza ariko nawe ndi gushaka mupropoza ngo numve wenda Muyango yanga akazi imbere ahubwo wowe ukabikora ku munota wanyu urumva atari wowe wabateranije mureke tubigende gutya rero Keza nguyu yahageze noneho nukuvuga ngo twumvishe icyatumye ikibyimba cyangwa ikibazo gihari urukumva hano Muyango yabwiye Diva ko afitanye ikibazo gikomeye cyane gikomeye n'umuntu bita Keza nguyu Keza yamaze kuhagera hanyuma na Keza arabwira uyu musore Diva ko hari ibibazo bikomeye rero nk'abavunyi b'urubyiruko munyemerere aya makosa yatumye ikintu giturika tuva ahangaha ibyo tugiyemo nguyu Keza yamaze kuhagera biragoye buretse gato noneho nguyu Diva ari hano nguyu Keza ari hano Keza umutima wari uremereye kugira ngo andike message Keza aratubwira iby'iyi kontra noneho atubwira ikibazo gikomeye ni ubuhe buhemu yakoreye Muyango yabwiye Diva ko afitanye ikibazo gikomeye cyane gikomeye
ariko na Keza urumva ko yari yarabibwiye Madiva mbere urakoze cyane Tracy urahari Okay. reka nisize microphone ikintu kimwe urambabaje mu kanya sheri God ifata kandi bitari byiza mu buryo umutekano bwe tutakorera hariya ntabwo ati kandi rero urabyumva already ugomba kugira ute ngomba gukoresha muyango ntabwo najya kugira Keza nubwo yigeze atera n'amahane navuga n'ibintu byinshi cyaje kumbwira ibintu byinshi twase twivugira ku mafaranga arambwa ngo gusubya amafaranga nabwo turayagura nabwo ati ntabwo bishoboka nasinye contract narapostinze ntabwo byashoboka ubwo nabwiye Keza nabwo ati Keza kandi byabyiza udateye amahane kugira ngo utajya kwangiza event yanjye bikaba bibi kandi nawe urabizi ko hari ahantu wakorera ugasanga nawe byakugiraho impact kuri bari abantu basanga batangiye kubona ko nawe uri umuntu utumvikana ngo Keza twakomeza tubiganiraho birebera ibiki byose ambwira ati gute se kuki tutagenda ndavuga ati ibyo ntabwo mbizi nibwo nafashe ndi mu modoka na Keza turi kumwe twatuma turajya mu mujyi ndavuga ati kamamagare muyango numve ko hari cyahinduka byibuza tukaba twakorana namuhamagaye ndi kumwe na Keza turi mu modoka mamagara muyango ndavuga ati ndimo ndavuga ku bijyanye na noza na Keza ubwo nibwo Keza yashatse kundikodinga ashaka gufata telefone ngandikode ngamubwira ati Keza ntabwo ndikodinga ntabwo bibaho reka mvugane na muyango twumve icyo atekereza itafata telefone ndayimwambura mbwira muyango ndamubwira ati se muya ntabwo byashoboka ko we na Keza mwakiyunga kubona ko mwese muri kariyeri ishaka amafaranga kandi iyo abantu bashobora n'abari muri kariyeri mwe mwese murimo muriyangiriza nkuko yenda Keza abuza akazi bitewe nawe niko nawe ejo wabura akazi bitewe nawe ikibazo cyanyu ntabwo byashoboka ko byakunda ko mwakiyunga nubwo muyango yambwiye ati Madi ntabwo ari nge wateje ikibazo ni Keza wateje ikibazo kandi ikibazo arakizi bivuze rero mu gihe umuntu adashaka kugaragaza ko agomba gukemura ikibazo gihari njyewe ntabwo nagira ute ntabwo byashoboka rero ko umunege nibwo navugaga mvuga ngo Keza gusaba imbabazi Keza nawe ukabona gusaba navuga ati Keza gutema nambwe kaza kugusaba imbabazi mukarangiza ibintu ukava mu nzira si byarangira Keza ukabona ibyo gusaba imbabazi nabishaka ubwo turangiza gutyo twivugana n'iko byacu birarangira ndangije turi mu mujyi ahantu Keza twari turi gukorera twari turi hano naje nambwira Keza nambwira tumba ngwire Keza amvuga ngo nyine ngo nawe araza kumwataka nkuko no yamwatatse n'ibyo ndabwira tumba ngubwire Keza ibintu byo kugenda mushyirana hanze mwese bizabagiraho ingaruka ari wowe hari muyango ibyo mwumvisha mufite ama voice note mufite ibimenyetso n'ibiki byose ibyo ni ibibazo muramugiye kwishyira hanze njyewe inama nakugira mwiyunga Keza kambwira ati sundi kuki wajya ku ruhande kuki wataza kundeba nibwo nabwiye Keza ngo reka ivete irangire ngiye nzahamagara muyango ku wa mbere nawe ngo uhamagare ndebe buryo nge naba ahuza byibuza mwiyunge nibwo mutabishuta ubushuti mubwiyorera ariko ntagire uzabanira undi mu kazi kuko njyewe nk'umuntu utegura event ejo nshobora kubakenerana biri ngombwa babantu icyo gihe rero mbabuze icyarimwe nge nabamuntu turebe buri icyo kibazo cyakemuka ariko ndagusabye ntuze gushyira hanze ibyo bintu ntuze gukora ibyo bintu byose kuko ntabwo ari byiza cyane kuko ntabwo yakugiraho ingaruka Keza nkabona arabyumvishije byari bushyire hanze urumva Keza nkabona arabyumvishije numva bafite ibyo bapfa kandi ibyo bapfa buriya bafite buri wese avuga ko afite ibimenyetso urumva nge simbizi yashaka kurekodinga konversasiyo yawe na muyango noneho ndangije ikintu cyabaye n'iki ikintu cyabaye nuko icyo gihe twaratandukanye ngenda gutegura iveti byose bimeze neza Keza na poste nkabwira Kaza abwira n'abantu bakaza n'ibintu byari amahoro mu by'ukuri namuyango mubwira ko nta kibazo na Keza ndanamubuza ntuzaze muri event ko muyango nashaka kundahaza ibyo byose bimeze neza nibwo nagiye kubona mbona saa 4 screenshot bananyoreje Keza postinze mu by'ukuri nanjye nabahegese kuko urumva ko numvaga umuntu namubwiye tumubwiye ko ndibuze gushaka n'uburyo ikibazo cyabo cyakemuka mu by'ukuri mvugana na muyango nanumvaga ko muyango nabibwiye Keza ndavuga muyango uryo twavuganye numvaga ko muyango afite umutima kuba ibyo bintu yababarira ariko muyango narabwiye Keza ndambwira ati Keza nawe wabyumvishe muyango muhamagara muyango yarababaye bitewe wenda n'impamvu kanaka ariko biragaragara ko muyango habaye ikintu cyo kumwegera ibyo bintu byacururuka bikarangira ariyo mpamvu nabwiye Keza ati ibintu nzabigera ndebe ko byasoza kuko muyango urumva ko yarababaye nyine nk'umuntu ariko nagafitemo urwango nagafitemo kumva ko yagoye icyo afitemo nuko nyine nuko yababaye donc wenda hari ikintu cyabaye gikomeye cyane ikiba rero nuko tugomba gushaka uburyo muyango agomba kubabarira bikara